muribuka ejo aho twari twabicumbikiye twize twagerageje gucukumbura abaroma 12 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri, ariko nago turinjira ku murongo wa kabiri, sibyo? Tugero tugiye ku murongo wa kabiri, abaroma 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Hanyuma aho twaramaze kubabona, twabonye ko Pawulo avuga ngo dutange imibiri yacu ibe ibitambo bizima byera bishimwa, niho duha Imana curite ikwiriye. None turareba rero, iyo tumaze kuzuza biriya ku murongo wa mbere, ingaruka ni ku murongo wa kabiri. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Amen. Nuvuga ngo rero abakristu batuzuza ibisabwa ku murongo wa mbere ntibashobora kugera kuri biriya bivugwa ku murongo wa kabiri. Birumvikana? Nuvuga ngo umurongo wa kabiri nizo ngaruka nziza z'umurongo wa mbere. Nitwishushanye n'ab'iki gihe cyangwa iki gihe. Ne vous conformez pas au siècle présent. Igihe cya none kimeze gute? Igihe cya none, iyo Pawulo avuze igihe cya none, ntabwo ari kuvuga ngo ni kinyejana kimwe. Ni igihe ibi bihe byose mu gihe ingoma ya Kristo itaraza. Babyita le siècle présent. Igihe cya none ntabwo ari siècle y'imyaka 100. Nuvuga ngo ni igihe cyose Satani akitwa umutware w'isi. Nicyo bita igihe cya none. Kirangwa n'iki? Kirangwa n'abiriya twize ejo: rebellion, kugomera Imana. Nawe murayibona, mwana ukuntu ubutinganyi buri burafata isi, kugeza igihugu nka Uganda kibyanga, Amerika n'ibihugu by'Uburayi bigahaguruka ngo bizagifatira ibyemezo. Urumva cyo nigerekana umutware w'isi ninde? Mwayumva? Nuvuga ngo la cause y'aba LGBT bari batinganye iki byose irenze amakoze akomeye bagaguruka. Nuvuga ngo rero iki gihe cyitwa igihe cya none, ni igihe Satani ari ku ngoma. None biratubwira hano ngo ne vous conformez pas au siècle présent. Bavuze mu Kinyarwanda nimushane n'ab'iki gihe, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Bavuze imitima ariko ni intelligence. Nuvuga ngo mu ijambo rimwe umuntu wacu imbere ahinduke mushya. Ko twabonye ko umuntu w'imbere agizwe n'ubugingo n'umwuka, âme esprit. Rero ibitekerezo byacu ntibikwiye kuba nk'iby'abisi. Tukiyogira ibitekerezo bishya birimo ijambo ry'Imana. Tukwiye gutekereza nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Ntabwo dukwiye gutekereza nk'uko isi itekereza, kubera ko isi iri muri wa mubi. Urwandiko rwa mbere wa Yohana ibice 5 umurongo wa 19. Dusomere 1 Jean 5:19. Yohana wa mbere 5:19. Tuzi ko turi ab'Imana, naho ab'isi bose bari mu mubi. Amen. Amen. Murumva ko hano Bibiliya bitubwira ngo ab'isi bose bari muri wa mubi. Nuvuga ngo isi uko muyibona gutya ntabwo ari kwimeze. Yego ushobora kubona ingeso z'abantu zangiritse ukabona isi kuntu imeze, ariko mu buryo bw'umwuka Imana uko uyibona n'isi y'umwijima gusa.
twebwe abizera Imana itubona nk'udutabaza tumurika mu mwijima. Abigeze kuba hafi y'inyanja cyangwa mwayibonye kuri televiziyo, ariko iyo hageze nijoro amato aroba mu nyanja nijoro, ubona udutara. Uko niko Imana itubona twebwe muri iyi si. Urabona udutara. Igihe nigaga muri segondere muri Congo, ahantu hitwa Uvira hariya, aho twari dutuye ni inzu ari ahantu hari sureleve, ahantu gutya hafi ya lake. None nijoro twicaye kuri terase ukabona Tanganyika. Noneho hari abarobyi benshi n'amato yabo, wabonaga gusa amatara twinshi. Uko niko rero Imana itureba muri iyi si y'umwijima, abafite Kristo turi dutabaza twayo. Imana ishimwe. Rero iyi si rero ni isi y'umwijima. Niyo mpamvu Bibiliya tubwira ngo dukwiye kutishushanya n'iby'iki gihe, cyangwa mushatse n'ab'iki gihe, kuko tumvise ko isi iri muri wa mubi. Ibyo rero mukwiye rero kumenya. Iyo umaze gukizwa, ntuzigere witega ngo abantu ngo baraza kukumva, kuko bo bari muri wa mubi. Kiretse nabo bagira ubuntu bagahumuka bakamenya umwami, icyo gihe bashobora kumva ubuzima bwo muri Kristo. Isi iri muri wa mubi, twebwe turi mu mwami Yesu. Isi iri muri wa mubi Satani. None kugira ngo dushobore guhinduka basha mu mitekerereze yacu, muri wa muntu w'imbere, hanyuma bigadutuma tumenya ubushake bw'Imana. Amen. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Umenye, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Amen. Ntidushobora kumenya ibyo Imana ishaka byiza bitunganye mu gihe tutabaye bashya mu muntu wacu w'imbere, tugira ibitekerezo bya Kristo mu cyimbo cyo gutekereza nk'abisi. Kandi kugira ngo biri ku murongo wa kabiri bigerweho, bibanzirizwa na biriya biri mu murongo wa mbere, kwiha Imana nk'igitambo kizima, kwibara ko uri igitambo kizima, kandi icyo gitambo kizima kibe icyera gishimwa n'Imana. Byatujyanye hehe? Mu isano rya kera, igitabo cy'Abalewi nicyo kivuga umurimo w'abatambyi n'ibitambo. Uyu munsi rero turashaka kwigira imbere rero. Kubera iki? Kuko tumaze gusobanukirwa igitambo mu bitambo bine twarebye ejo. Hari igitambo gikuru cya mbere cyitwa Holocauste, cyitwa igitambo cyo koswa. Twamaze kugitahura. Niba twagitahuye rero, turaza kumva ibindi rero. Turaza kumva ikurikira. Nuvuga ngo ndio nasubiye mu byejo kugira ngo mbateguze mu isomo ry'uno munsi. Amen. Iyi ni bita passage transitoire, ni transition. Kugira ngo mumenye ko hari aho bihuriye iby'uno munsi n'ibyejo hashize, kuko ni igitambo cyo koswa. Isomo ry'uno munsi yavuga ngo ukwizera nyakuri gutuma Imana ikora ibitangaza. La foi qui crée des miracles. Kwizera nyakuri gutuma Imana ikora imirimo yayo itangaje. Kwizera nyakuri gutuma Imana ikora imirimo yayo itangaje, des miracles. La foi qui crée les miracles, la foi qui libère les miracles de Dieu. Uyo mutwe muandike. Mu Kiswahili baravuga ngo imani itendayo miujiza. Imani itendayo miujiza. Imani inayotenda miujiza. Kwizera gutuma Imana ikora imirimo yayo itangaje. La foi qui libère les miracles de Dieu. Icyambere,
aho bihuriye n'ibyo twize ejo, kugira ngo ubuzima bwawe Imana ibukoreshe kugira ngo ikore imirimo yayo itangaje muri iyi si turimo mu bantu. Ntabwo byikora, birasaba uzakorana n'Imana ibitangaza cyangwa uzabona ibitangaza by'Imana mu buzima bwe, akwiye kuba yariyeguriye Imana nk'igitambo cyoswa. Murumva aho bihuriye? Kubera iki? Kubera ko ukwizera gutuma Imana ikorera imirimo itangaje kuba kujuje ibintu bibiri. Kwizera, mbere na mbere mumaze mumenye ikintu kimwe, ko hari igihe haba inyigisho z'abantu batasobanukiwe cyane. Iyo basomye hari mu Baheburayo, katubasomye kugira ngo ntimuzagume mu mutego. Abaheburayo ibice 6 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3, ahantu barahibesha cyane. Nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, kugira ngo tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose, twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri, ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana, cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Icyakora Imana nibikunda tuzabikora. Amen. Amen. Twarababwiye kuva kera, un texte hors du contexte devient un prétexte. Nufata akajambo kamwe, akaverse kamwe, ukakavana muri rusange Bibiliya, uratakara. Mwana hano bavuze ngo imirimo y'umusingi, y'urufatiro, yibanze, mafunzo ya msingi, babivuze hari ngo harimo kwihana ibyaha, kwihana imirimo ipfuye, ngo kwizera Imana. Bagafata rero kwizera Imana ngo bikwiye kwigishwa rimwe gusa, iyo twita enseignement d'affermissement, inyigisho zikomeza abantu bagikizwa, bakibaza ko ari byose. Niba amenye ko ijambo kwizera muri Bibiliya, il y a plusieurs types de foi. Hari ukwizera ku buryo butandukanye. Hari kuriya kwizera twigisha abantu bakizwa, uko niko bavuga hano. Ibyo uzo kubyandika, ukwizera muri Bibiliya, ijambo kwizera muri Bibiliya riri mu buryo ubukurikira. Icya mbere, hari ukwigisha abantu kwizera Imana. Ibyo biri mu rwego rw'inyigisho z'urufatiro. Babise mu Kinyarwanda, donc le fondement. Mu bya mbere bya Kristo. Ibya mbere bya Kristo, le fondement. Inyigisho z'urufatiro. Aho niho byigishwa. Biriya byose tumaze kumvana. Kwizera Imana byigishwa nk'inyigisho z'urufatiro. Hari ukwizera kwa kabiri kutubeshaho buri munsi. Hari ukwizera kwa gatatu, na niko turi bwige uyu munsi. Ukwizera kurema imirimo itangaje y'Imana. Rero nimumva abantu bitwaza aha ngo mwe muri muracyari by'umusingi, muzababwira ibyo ari byo. Ibyo mwabyumvise ubwo muri iminsi hari abigisha benshi kuri YouTube n'ibiki byose, bakigisha bimwe bicuramye. Ijambo kwizera ririmo dimension zingahe? 3. Hari ukwizera kwibanze, uko niko twigisha abantu bose ngo bizere Imana. Hari ukwizera kubeshaho umukristo day by day, jour après jour, ku munsi ku munsi. Ari no kwizera gutuma Imana ikora imirimo yayo itangaje. Nibyo turi bwige uno munsi. Rero umuntu nakubwira ngo muri gakwizera kandi ari ibintu mukuru ko wararenze kera n'ibyibanze, bazamubwira rero ntabwo turiga bene uko kwizera. Natwe uko kwizera kwarashizwe nk'urufatiro, ahubwo turiga ukwizera ko kuri level ya gatatu. Hariho level 1, level 2, level 3. Uno turi kuri level 3, sibyo? Turi mu kwizera kwa niveau ya gatatu. Rero mukwiye kuva kuri level 1
yo kwizera Imana. Mwe mwaramaze kwizera Imana. Dimo y'abantu wenda batari bashasha batarakizwa. Umuntu wakijijwe level 1 yayivuyeho kuko yarizeye Imana, sibyo? Yarizeye Kristo. Hanyuma bamwe bastragolinga kuri level 2, baguma bari muri level ya kabiri, urwego rwa kabiri, bakarwana no kwizera kubabeshaho ku munsi. Ubu rero twebwe turashaka kujya kuri level 3, kwizera kwa urwego rwa gatatu, la troisième dimension de la foi. Very important. La troisième dimension de la foi. The third level of faith. Ko kwizera kwa gatatu rero kurafite ibintu bibiri bikuranga. Kintu cya mbere, ko kwizera ni inzira ituganisha aho tutazi. L'inconnu. C'est un chemin vers l'inconnu. Ni inzira ituganisha aho tutazi. Mwaza kubisobanukirwa. Cya kabiri kikuranga, nukwizera kurangwa na risks. Kwizera kurangwa no gufata risk. Kwizera kurangwa, ese gufata risk ni iki mu Kinyarwanda? Gufata risk ni ukuvuga ngo wowe wiyemeje ikintu n'ugutazi ibiza kuvamo, sibyo? Niko gufata risk. Turaza kwigira ku mugabo witwa Abrahamu. Yo mwabyumvise? Ukwizera, troisième dimension kwizera, kwizera kuri level ya gatatu, no kwizera kurangwa n'ibintu bibiri, kutujyana mu nzira tutazi ko bizarangira, hanyuma bidusaba gufata risk. Dusome igitabo cy'Itangiriro 22 ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 14. Ni inkuru za Abrahamu. Imana imuhamagara gutamba umwana we w'ikinege Isaka. Yakundaga cyane, yaronse mu zabukuru, kandi we mwana w'isezerano. Hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti, Aburahamu. Aritaba ati, karame. Iramubwira iti, jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, ujye mu gihugu cy'i Moriya, umutambire yo ku musozi ndi bukubwire, abe igitambo cyoswa. Aburahamu azinduka kare, ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana n'abagaragu be 2 na Isaka umwana we. Yasa inkwi zo kosa igitambo, arahaguruka ajya ahantu Imana yamubwiye. Ku munsi wa gatatu Aburahamu arambura amaso, yitegereza aho hantu hari kure. Aburahamu abwira abo bagaragu bati, musigarane hano indogobe, njye n'uyu muhungu tujye hirya hariya dusenge tubagarukeho. Aburahamu yenda za nkwi zo kosa igitambo, azikorera Isaka umuhungu we, ajyana n'umuriro n'umushyo, bombi barajyana. Isaka ahamagara se Aburahamu ati, data. Aramwitaba ati, ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati, dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama urihe w'igitambo cyo kozwa? Aburahamu aramusubiza ati, mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo kozwa. Nuko bombi barajyana. Bagera ahantu Imana yamubwiye, Aburahamu yubakaho igicaniro, yararikaho za nkwi, aboha Isaka umuhungu we, amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko, yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijoro ati, Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati, karame. Aramubwira ati, ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko umenye yuko wubaha Imana, kuko utanyemye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu yubura amaso arareba, abona nyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda, yenda ya ntama ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yita aho hantu Yehova Yire, nk'uko bavugana bugingo n'ubati, ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Amen. Urufunguzo rw'icyo dushaka kwiga ni umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Adusubiremo. Hanyuma y'ibyo
Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti Aburahamu. Aritaba ati karame. Iramubwira ati jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, ujye mu gihugu cy'i Moriya, umutambire yo ku musozi ndi bukubwire, abe igitambo cyoswa. Amen. Abe igitambo cyoswa. Mwe ntacyo mwumva? Nyuma nababwiye ni hariho connection hagati y'ibyo twize by'ibitambo n'isomo ry'uno munsi. Imana yahamagaye Aburahamu. Aburahamu ni umunya Iraq. Imana yamuvanye muri Iraq, icyo gihe yitwaga Ubukaldayo, Babuloni, muri Uri, umugi witwa Uri, umugi mukuru cyane muri Babylon, ariyo yaje kwitwa Iraq. Aburahamu yari umupagani nk'abandi bose, kuko kuvaho Adamu yaguye mu cyaha na Eva, Imana ikabirukana mu ngobyi ya Edeni, bakava mu maso y'Imana, batangiye kuba mu buzima bubi. Satani rero atangira kuba umutware wabo. Hanyuma kuko umwana w'umuntu hariho iyo nostalgie, arimo iyo vide, umutima wari empty, kuko ntabwo ubuzima wo kubana n'Imana mu ngobyi ya Edeni, nubwo birukanwe muri iyo ngobyi, urumva babwiraga bakomotseho ko byari bimeze, bakumva rero ko batakaje. Noneho generation y'umuntu yitwa Enoke igeze, katubasomba Itangiriro, abantu rero bavuga ati rero ntabwo tuzakomeza kubaho nta Mana. Mwabyumvise? Dusomba Itangiriro ibice 4:26 bifite ingaruka. Na Seti abyara umuhungu amwita Enoshi. Icyo gihe abantu batangira kwambaza izina ry'Uwiteka. Amen. Amen. Soma 6:5-6. Seti yamaze imyaka 105 avutse, abyara Enoshi. Murabona Adamu na Eva bari babyaye abana babiri, Kayini yica Abeli. Amaze kwica Abeli, Kayini aravumwa, agenda yerera. Ariko Adamu na Eva baza kubona undi mwana yitwa nde? Seti. Seti abyara witwa Enoshi. Nyumva ko biri hafi cyane y'ibihe bya Edeni. Siyesi? Amen. Biri hafi y'ibihe bya Edeni. Tugaruka mu cyari cya 4 ku murongo wa 25, tusubire kuri 26. Adamu arongera atwika umugore w'inda, abyara umuhungu amwita Seti. Ati nuko Imana inshumbusheje urundi rubyaro mu cyimbo cya Abeli, kuko Kayini yamwishe. Na Seti abyara umuhungu amwita Enoshi. Icyo gihe abantu batangira kwambaza izina ry'Uwiteka. Amen. None reka turebe. Kuva Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni, icyaha ntabwo kirinjira, sibyo? Kugezaho Seti abyara Enoshi, mumva n'igihe kirekire. Nuvuga ngo rero souvenir ya Edeni yari gihari, sibyo se? Nuvuga ngo Adamu na Eva babwiye Seti ibyo babayeho. Timire ntabwo twari muri Edeni. Urero babwira Seti rero ibyo Mana. Seti rero ko atabaye, ahubwo yarazwe condition y'icyaha. Bumva arababaye, sibyo? Hanyuma abyaye umwana yitwa Enoshi, ngo muri icyo gihe niho abantu batangiye kwambaza Imana. Kuki? Kuko bumvise ko ntabwo ari aho baremewe, ntabwo ari ubwo buzima barimo baremewe. La mémoire du souvenir d'Eden était encore fraîche. Nuvuga ngo ibyo muri Edeni byari bikiri frais, byari bikiri bishya. Nawe rero umva ari muri hano, ukwiye kumenya ko condition yose uzabamo, ubuzima uzabamo, mugihe buhabanye n'iby'Imana ivuga umuntu akwiye kuba arimo muri Kristo, uzajya utangira kwambaza Imana. Ubwo ati natawiye ko ntabwo ari ibi wandemeye, ntabwo ari amateka wandemeye, harandi wandemeye.
maze musamarizinga ibyo mubyandike. C'est très important. Change, changement, impinduka ziba iyo habaye prise de conscience de sa condition. Tuvuga ngo ibintu bitangira guhinduka iyo umuntu atangiye guhumuka akamenya ko siko ibintu byakabaye. Ibiro bihabanya niki tubaza kwikurikira. Manishima. Change, changement, impinduka zitangira kuba iyo umuntu ahumutse akamenya ko ibintu siko byakabaye. Tuvuge urugero, Adamu na Eva babyaye Kaini na Abeli. Abeli mukuru we aramwishe. Imana ibaha Seti. Seti abyara nawe Enoshi. Ngo muri icyo gihe cya Enoshi yavutse, ngo niho abantu batangiye kwambaza Imana. Mbere ntabwo bayambazaga, kubera yuko hashize igihe kitari kirekire cyane bari muri presence y'Imana. Ntabwo Adamu na Eva bari bafite impamvu yo kwambaza Imana ko yari ihari. Barayambaje kuko ntabwo bari bakifite, yari kure yabo. Kubera ko bambaje Imana, kubera ko babonye condition barimo, ubuzima barimo ntabwo ari ubwo baremewe. Kuko Adamu yabwiye Seti ati ntabwo ari uko twari tumeze. Twari muri Eden. Eden ni ijambo rivuga ngo un lieu de délice, ni ahantu byose byuzuye, umunezero wuzuye, ibyishimo byuzuye. Amen. Le bonheur absolu. Happiness, total happiness. Iyo ni yitwa Eden. Rero icyaha cyatwirukanye muri Eden. Niyo mpamvu rero dufite ibibazo bikomeye cyane. Niyo mpamvu dupfunda imitwe, tugateka n'imitwe. Muri Eden ntabwo bateka imitwe, ntabwo bafunda imitwe. Utwo tugezo ntabwo tubayo, nitwagitindi. Muri Kristo by'ukuri, nubwo tukiri mu mubiri tugerageza, muri Kristo tugiye gutangira kubaka, muvise muhinduke bashya. Tugiye gutangira muri twebwe kugira ibitekerezo bya Eden, kugira ngo bitubature ibya gitindi twarazwe n'ababyeyi bacu. Amen. Ibyo bitindi by'agasukari, akunyu, ibyo ni byo ntabwo byo muri Eden. Ibyo muti ntabwo ari byo muri Eden. Muzajye mubyanga, ntabwo ari byo muri Eden. Ibyo ni bitindi baturaze, muzajye mubyanga. Murabona byose bifite uko bishamikiranye. Twahereye mu Baroma 12 umurongo wa 1 wa 2. Nubwo tumaze kwiga ibintu byinshi mu rugendo kuva kuwa mbere, ariko ntabwo turatakaza rwa rutsinga ruduhuza n'ibyo twahereyeho. Amen. Duhinduke bashya. Bizagenda gute ngo mpinduke mushya? Byagenda gute? Kugira ngo sinishushanye nabi iki gihe. Kugira ngo menye ubushake bw'Imana ubwo ari bwo bugenderemo. Nuko ubwanjye mbigitambo cyokoso kizima cyera gishimwa n'Imana, kugira ngo ibya kamere bitwikwe. Byagitindi bitwikwe n'umuriro w'Umwuka Wera. Noneho tumaze guhinduka rero bashya mu mwuka wacu, mu bitekerezo byacu, mu bugingo bwacu, tugiye gutangira gutekereza mu buryo buhesha Imana icyubahiro bushimwa nayo. Uvuga ngo ibitekerezo by'Imana biri noble, ni by'imfura. Amen. Imfura rero ntabwo zitekereza gitindi. Wabyumvise? Niko Abanyarwanda bavuga. Abatindi bafite uko batekereza. Rero ukwiye gutangira kwiyubakamo ibyo bitekerezo by'imfura, sibyo? Kwitekereza muri Eden. Iyo wawe mu rugo ukabona ko ari Eden, nubwo hari amahane. Wowe mu rugo ategeza ko ari Eden, ariko urugo rwawe rwa mbere ni mu mutima wawe. Banza uzane Eden mu mutima wawe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Uzane Eden mu mutima wawe. Amen. Rero bambajije Imana koko batakifite, bagiye kure yayo. Adamu na Eva mu Eden ntago bambazaga Imana, bari kumwe nayo, kuko yarazaga ikabasura bakaganira, bari kumwe nayo, yari muri presence y'Imana. Ariko urabona rero ko bamaze kwirukanwa, bahoraga biganyira. Seti akabyumva, nawe yabyaye n'umwana Enoshi nawe arabyumva. Ati yewe ntabwo tuzakomeza muri aya, katwambaza Imana
nibura itugarurire Edeni. Nibyo niyo sanse yo kwamaza Imana. Urabyumvaho? None tumaze gusoma Abrahamu, niyo tuza kwigiraho rero. Abrahamu, Imana iramubwira ngo Abrahamu karame, fata uwo mwana wawe. Ni umwana yabonye mu zabukuru. Sara ntabwo yari akibyara, ntigeze abyara kugeza aho agera muri menopause. Ajya muri menopause, ntabwo yari gushobora kubyara. Imana icyo yabwiye Abrahamu imuhamagara ntabwo iragisohoza, kuko uriya mwana yabyaye ku inshoreke ntabwo ari umwana w'isezerano, kuko Sara ni muri Sara, imyaka iba imyaka. Noneho Imana iraza aho bidashoboka, Imana ikora ibidashoboka. Amen. Umuntu yamaze kurenga imyaka kubyara, arabyara, abyara umwana bamwita Isaka. Uyu ni umwana w'isezerano. Mu gihe bagitangiye banezerwa icyo gitangaza cy'Imana, bahabwa umwana mu zabukuru Isaka. Ya Mana kandi iraza noneho ati Aburahamu karame, ubwo yari izi gushaka kuma wundi mugisha wenda umwana wa kabiri. Fata rero uwo mwana Isaka ukunda cyane, Imana yabivuze ngo ukunda cyane, mufate, nashaka ngo umuzamuke mu gihugu cya Moriya. Hari umusozi hariya ku cya Moriya. Moriya mu bisanzwe ni region hariya muri Israel irimo imisozi itandukanye, aho hose bayita Moriya. Ariko uriya musozi Abrahamu yatambyeho Isaka, cyangwa Isaka, niwo waje gufata izina ryawo hantu hose ukitwa umusozi Moriya. Mwabyumvise? Noneho genda umufate, mujyane umutambe nk'igitambo cyo koswa. C'est terrible ça. Ko mumaze kumva ibyo ari byo gikongo koke. Wambwiye ko ngo ni muri Isaka uzamera wa mugisha wavuze, none agende gutambwa nk'igitambo cyo koswa. Reka dukore hermeneutique kandi dusubire rero kera mu gihe cya Aburahamu. Muri abihugu ziriya mana zahariya mu gihugu Aburahamu yagiyemo i Kanani, mumvise ko yavuye muri Iraq, none avugirika Kanani. Imana z'abanyakanani zabasabaga ibitambo by'abana, cyane cyane Imana yitwa Molosh. Mwandike Molosh. Imana yitwa Molosh. Imana yitwa Molosh rero yasabaga ibitambo by'abana. Iyo abantu bakoze avortement uno munsi, des avortements iba ari Molosh isaba abana, kuko iracyanyotewe amaraso y'abana. Molosh. Iyo habaye menace d'avortement muzajye mwirukana Molosh mu izina rya Yesu. Amen. Esprit ya Molosh turayirukanye. Molosh c'est une divinité cananéenne qui demande constamment le sacrifice d'enfants. Molosh ni kigwamana. Abrahamu rero ari mu gihugu gifite imana nyinshi, muri zo hari imana zisaba ibitambo by'abana. None Uwiteka nawe mu bwenge bwa Abrahamu, Uwiteka akoze nkazamana. Nk'ibyo rero ntimushobora kumenya mutakoze hermeneutique, kuko ntabwo ubibona muri Bibiliya. Ayibise biva rero mu bushakashatsi bwakozwe kuri civilisation. Bavuga les Cananites, bo bavuga les Cananites, ariko bivuga les Cananéens, abanyakanani, kuko baragiye baracukura archaeologie fuye, basanga utuskelete twinshi tw'abana. Buriya butaka bw'Ikanani buzuyemo ibicaniro by'imana z'abanyakanani, kandi akaba hariho n'amagufa
y'abo bana bagiye batanga ku Mana. Ntabwo muzi, reka mbaye urugero rumwe kugira ngo mubimenye ko ari ibintu biri horrible, terrible. Reka dufate urugero rumwe, amen, rwa Moroshe bamuha itambo. Abami ba kabiri ibice 3 26-27. Hano muraza kubona izo mana z'abanyakanani uko zagenzaga ku bantu bazisenga. Maze umwami abonye ko urugamba rumugasiye, ajyana abagabo 700 bitwaje inkota kugira ngo babatwaze bagere ku mwami wa Edomu, ariko ntibabishobora. Bibabananiye niko kwenda umwana we w'imfura w'umuragwa uzima ingoma ye, amutambaho igitambo cyoswa hejuru y'inkike z'amabuye. Bituma Abamowabu barakarira Abisirayeli cyane, Abisirayeli bahera ko baramurika basubira iwabo. Amen. Dusubiremo niti mukundwa. Maze umwami Mowabu abonye ko urugamba rumugasiye, ajyana abagabo 700 bitwaje inkota kugira ngo batwaze bagere ku mwami wa Edomu, ariko ntibabishobora. Bibananiye niko kwenda umwana we w'imfura w'umuragwa uzima ingoma ye, amutambaho igitambo cyoswa hejuru y'inkike z'amabuye. Bituma Abamowabu barakarira Abisirayeli cyane, Abisirayeli bahera ko baramureka basubira iwabo. Amen. Amen. Mwabibonye? Uwo ni umwami watambye umwana w'imfura ninde? Ni umwami wa Mowabu. Ayo ni amoko yo muri Kanani. Umwana we w'imfura. Kubera iki amutambye kuri izo nkike? Kugira ngo Imana ye imutabare, kuko bari hafi kumufata mbiri. Mumva zari pratique courante. Nimwe wese muri Bibiliya. None Abrahamu rero Uwiteka rero nawe amusabye ibyizo mana z'abanyakanani zisaba. Abrahamu yarageragejwe. Amen. Mwumva ko ategeragejwe. Niwe mwana wenyine w'ikinege. Bamubonye bashaje, none ngo agende amutambe nk'igitambo cyo koswa. Ngo mwumvise igitambo cyo koswa? Uriya mwami w'Umuwabu yatambye umwana w'ikinege nk'igitambo cyo koswa. Vuga ngo baramutambye arakongoka. Abrahamu rero, aho niho rero Imana yakundiye Abrahamu, kugeza aho Abrahamu ahamagariwe gutangira urugendo rwo gufata umwana we yari ibyiringiro bye. Noneho agere ku musozi, ku mpinga y'umusozi ari mu gihugu cya Mowabu. Umusozi nzakwereka ko hari imisozi itandukanye nababwiye. Noneho amutambe igitambo cyo koswa. Vuga ngo ntazongera kumubona. Vuga ngo azatwikwa akongoke. Nkuko za mana z'abanyakanani zibigenza. None mumva iyo preuve icyo igaragaza cyari cyoroshye. Vuga ngo Imana imusabye icyo afite kirenze byose. Wango dusome mu wa 1 no 2 itangiro 22. Mwamwa byanditse ndabibona. Ngo twumve neza ibyo ari byo. Hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti, Aburahamu. Aritaba ati karame. Iramubwira iti, jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, ujye mu gihugu cy'i Moriya, umutambire yo ku musozi ndi bukubwire, abe igitambo cyoswa. Amen. Amen. Imana iraspecifia, ntabwo ari igitambo cyose cyo koswa. Nashaka rero twese twishire mu mwanya wa Abrahamu. Turatangira rero urugendo, tuvuge mu Kigali niyo umusozi Moriya. None twebwe tuvuge turi hano, akwiye kumvira Imana yamuhamagaye ikamuvana mu gihugu cya Iraq. Mwibaza ko ako kanya mu mutwe wa Abrahamu yarabyumvaga? Ntacyo yumvaga. Abafaransa bavuga ngo c'était la mort dans l'âme. Byari mujya muvuga ngo arya umutima. Amen. Ibibazo byinshi byari mu mutwe wa Abrahamu. Nitugera mu ijuru Abrahamu azadusobanurira. Azadusobanurira uko byagenze. Ntabwo yabyoroshye.
niya ndirimbo ya Apollinaire ngo nirayoroshye ariko byari bikwiriye. None afashe urugendo rero aragenda, afite inkwi afite n'icyuma. Umwana aramubaza ngo data nose ko ari inkwi none igitambo kiri? Umwana ntazi ibiro biri pasa umutwe wase. Twumva uko byagenze rero. Twasomye ariko twongeye tubasoma. Amen. Gatandatu Aburahamu yenda za nkwi zo kosa igitambo azikorera Isaka umuhungu we, ajyana n'umuriro n'umushyo, bombi barajyana. Isaka ahamagara se Aburahamu ati data. Aramwitaba ati ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama urihe w'igitambo cyo koswa? Amen. 8. Aburahamu aramusubiza ati mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo koswa, nuko bombi barajyana. Amen. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste et marcher tout ensemble. Ngwimana izagira gute? Iza so igitambo cyo koswa. Amen. Kugira ngo usubize icyo kibazo gutyo, ubu uri mu yindi myo bita indi état de conscience. Uyo mwana araramureba bwa nyuma azi yuko nazongera kumubona, kuko aramubonamo igitambo cyo koswa. Umwana mubajije umuriro n'inkwi birare, igitambo kire? Data. Uwiteka azirongera igitambo, azirongera umwana w'intama w'igitambo. Abrahamu arakomeza na Isaka kugeza aho bageze, aho bagera ku musozi wa Moriya. Arategura byose uko Imana yabivuze. Hanyuma bigenda gute? Ariya kuri tukomeze murongo wa 9 kugeza murongo wa 10 na 12. Bagira ahantu Imana yamubwiye. Aburahamu yubakayo igicaniro, yararikaho za nkwi, abuha Isaka umuhungu we, amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Iteka amuhamagara ari mu ijuru ati Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati karame. Aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko umenye yuko wubaha Imana, kuko utanyemye umwana wawe w'ikinege. Amen. Amen. 13. Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda ya ntama, ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Amen. Amen. Urabona? Nuvuga ngo igitangaza umviza rero munkurikire. Aburahamu aragiye kugeza aho Imana yamubwiye ku musozi mu gihugu cya Moriya. Igicaniro kirubakwa. Kiraho igicaniro. Kirateguwe nako. Afata inkwi zishira hariya. Afata umwana. Ego umwana ntago yumvaga yewe. Kuko urumva icyo gihe nibyo mu mvugo y'isiba ngo n'ubusazi. Mvuge muti kwizera turigu ku muntu w'inyama n'amaraso n'ubusazi. Kwizera ko mu rwego rwa 3. Sibyo? Kwizera kwa mbere ni kwa kundi kwadushije agakiza. Kwizera kwa kabiri ni kutubeshaho ku munsi ku munsi. La dépendance à Dieu quotidiennement. Kwizera kwa 3 ni kwizera kuzana Imana gukora imirimo itangaje. Uko rero ni level benshi batageraho. La 3e dimension de la foi. The third level of faith. La 3e dimension. The third dimension. Iyo level ya 3 mu bwenge bwa kimuntu n'ubusazi. Kuko umwana we amubonye amuhambiriye, mwibaza ko umwana yavuze iki? Papara arasaze. N'abandi bantu bamubona arasaze. Ko yazi ko Isa mukunda. Ariko kubera yuko
akwiye kugenda urwo rugendo akarusoza, akaruka akoze ibyo Imana yavuze. Amaze kumushira rero kunku yamuhambiriye, afata icyuma ngo amusogote, narangiza adomeke umuriro, igitambo gikongoke. Mugihe rero amaze, nuvuga ngo mu mutima we yararagije kubikora, Imana imubuza asigaye kwa musogota. Na niyo mpamvu n'imirimo yose myiza tuzagambira gukorera Imana, hanyuma nituyigereho, Imana ibara yuko twayigezeho. Amen. Kuko ntabwo impanda y'Imana izavuga twarangije gukora ibyo twagambiriye byose, ariko Imana izabitugorora ko byarangiye. N'abantu bapfa bafira muri Kristo nibyo batarangije ariko baragambiriye, Imana ibara ko babirangije. Amen. Yumva ijwi marayika w'Iteka avugira mu ijuru ngo Abrahamu, reka ntugire icyo ukora ku mwana. Reba inyuma, ahindukiye inyuma abona iki? Sekurume y'intama. Imana yari yayiteguye mbere yuko ageraho ashaka gutamba Isaka nk'igitambo cyo koswa. Ntabwo iyo sekurume y'intama, amen, roberiye, ntabwo yari yayibonye. Ruvuga ngo ntuzigere ubona igitangaza cy'Imana kiretse urwo rugendo rwo kwizera kuri mu bintu bibiri: l'inconnu, ugenda utazi. Bivuga ngo Abrahamu muri urwo rugendo ntiyari azi uko bizagera, yari afite ikintu kimwe muri we, ati uyu se ko ari we yavuze ko ari we azanyuzamo amasezerano. Izo yavuze ngo mwende mutambe nk'igitambo cyo koswa, kandi Imana nisho si umubeshi, kandi Imana ishobora kwivuguruza, irazi uko iri bubigenze. Bibiliya avuga ngo yizeye Imana ibasha no kuzura abapfuye. Kuko nishobora kwivuguruza, ntabwo izamundi umwana nuko ibasha kubikora, ariko ntabwo ari Isaka, kuko yaravuze ngo ni Isaka amasezerano naguhaye azanyuramo. Rero nubwo yambwiye ngende mutambe nk'igitambo cyo koswa, ifite imbaraga zo kumugarura nkongera kumubona. Rero nta gitangaza cy'Imana mu buryo bukomeye gishobora kuba utagize urwo rugendo rwo kutasingira neza ibigutegereje, udafashe risike. Kuko yafashe risike, ati ndamukunda, nibyo niyo nyine mfite, ariko ndamutanze. Iyo ni risike yuko ndamutanze. Icyo nizera, Imana iramugarura, Imana iramuzura. Iyo si risike se. Icya kabiri, yazamutse umusozi Moriya, atabona neza nyuma yo kumutamba ibyo ari byo. Ni mu kwizera yizere ko Imana ibasha kuzura abapfuye, ariko ntabwo yayibonesha amaso. Donc la foi, c'est un chemin vers l'inconnu et un chemin de risque. Nibiri. Niyo mpamvu rero binanira benshi, tustragoringa ku kwizera kwa level ya kabiri. Level ya gatatu benshi irabagora. Wayumvise? Abaroma ibice 4 ku murongo 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Nuko ntumvise ijambo héritier, ngo baragwa babeshwa no kwizera. Soma Abaroma 4:16-21, nacyo soma nacyo. Nicyo gituma byose biheshwa no kwizera ngo bibe by'ubuntu. Iryo sezerano ribona uko rikomerezwa urubyaro rwose, nyamara si urw'abakomeza amategeko gusa, ahubwo n'urw'abafite kwizera kwa Aburahamu ari we sogokuruza wa twese. Nk'uko byanditswe ngo nkugize sekuruza w'amahanga menshi, imbere y'iyo yizeye ariyo Mana izura abapfuye. Ikita ibiriho
ibitariho nk'aho ari ibiriho. Aburahamu yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, nk'uko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzangana. Kandi nubwo abonye umubiri we umaze gusa n'upfuye, kuko yari amaze imyaka nk'ijana avutse, akabona na Sara yaracuze, kwizera kwe ntikuragacogora. Ahubwo abonye isezerano ry'Imana ntiyashidikanishwa no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera ahimbaza Imana, amenya neza yuko ibyo yasezeranije ibasha no kubisohoza. Amen. Amen, amen. Yizeye ko Imana ibasha kuzura n'abapfuye, kuko kwizera ko kwamufashije. Nanjye tubona mu Baheburayo, Abaheburayo igice 11 ku murongo wa 17 tugeze ku murongo wa 19. Niyo mpamvu twitwa abana ba Aburahamu. Yabaye sekuruza wabizera. Aburahamu yari umugabo wo kwizera. Kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba Isaka ubwo yageragezwaga. Kandi dore uwasezeranijwe ibyasezeranijwe yari agiye gutamba umwana we w'ikinege. Uwo yabwiwe ibye ngo kuri Isaka niho urubyaro rwawe ruzakwitirirwa, kuko yibwiye yuko Imana ibasha ndetse kuzura n'abapfuye, nicyo cyatumye amugarurirwa nk'uzutse. Amen. Amen. Haleluya. Bari baravuga intwari kwizera. Nawe ubuzima bwawe ushigaje kuba muri iyi si mbere yuko Yesu agaruka, amen, uharanire kuba muri liste y'intwari zo kwizera. Kuko liste ntabwo irarangira, ntabwo ari gusa ivugwa mu Baheburayo 11. Intwari zo kwizera Imana iracyandika amazina yazo, biraharanirwa rero. Amen. Intwari zo kwizera. Haleluya. Imana yafashe igitabo itangira kwandika intwari zo kwizera. Wa mbere kuri liste y'Imana number 1, hero of faith, yitwa Abeli. Kuri liste y'Imana intwari ya mbere kwizera yitwa Abeli. Amen. Kuko yahaye Imana ituro rishimisha. Hanyuma nirakomeza. Noa arimo mu ntwari zo kwizera. Yabwiwe yuko akwiye kubaka ubwato, inguge ko Imana ishaka kurimbuza umuzure isi. Baravuga mutese kwizera kwari kuri kwari guhari. Amen. Haleluya. Mwebwe mwibaza yuko imvura yatangiye kugwa ryari? Ndavuga iyi mvura igigwa yatangiye ryari? Umuzuru utaraba hari imvura, kubera ko nta mvura yari hari. Uyu munsi murazi imvura ituruka, nitwana bivuze hano se. Izuba rishofa inyanja, yamara gushofa umuku zamuka, wagera hariya parce que la température diminue avec l'altitude, hariya bikaba ibicu bikiyegeranya. Hanyuma imiyaga, mouvement y'imiyaga tuma noneho bikaremera, noneho bigahinduka imvura. Sibyo ntubizi ibyo? Cycle ya pluie. Yaburi kumwe kandi kuzuza imigezi igatemba, byose bigenda mu nyanja. Inyanja ikongera igashuha gutyo. None iyi si imaze kurema, yahise ibona imvura? Oya. Hari mbere na mbere ko haboneka inyanja, amazi yamara kuboneka, noneho izuba igashofa inyanja. Amen. Hanyuma cycle ya pluie igatangira. Ukiga Adamu yaremwaga nta mvura yari hari. Biravuga ngo nta mvura yari hari. Kugira ngo jardin rero ibeho, mu Imana yazanye vapeur, yavanye amazi mutaka, kugira ngo Eden ibeho. Ko nta mvura yari bwabeho, cycle ya pluie yari itatangira. Nuvuga ngo rero uriya Noa bamubwiye ibintu mu buryo bwa kimuntu atumva. Imuzura vahe. Hanyuma mu kumushyira muri liste y'intwari zo kwizera, umva uko biri muvuga. Twabonye Abeli, sibyo? Hanyuma nyuma ya Abeli imbere ya Noa
twabonye Enoki yagendanye n'Imana imyaka 300, ngo Imana iramushima, bo mu gihe cye iramutwara atanyuze mu rupfu. Hanyuma turabona rero havugwa Nowa nako 7. Kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana amaze kuburirwa nayo iby'ibitaraboneka, akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye, ariyo yicishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Amen. Amen. Ibyamuhesheje kujya kuri liste y'intwari zo kwizera nuko yabwiye ibintu bitaraboneka. Nzarimbuza umwuzure, we kora ubwato. Yabukoraga abantu bari baraseka, akababwiriza akababurira ntibabyemere kuko ntago byari evident. Abagabo bo kwizera babona ibintu bitaraboneka. Imana ishimwe. Twabonye ke Abeli, twabonye nde Enoki, tubonye Nowa. Ukurikira wa 4 rero ni baba yetu mzee Abraham. Turi uyu munsi ni number 4 kuri liste yo kwizera. Haleluya. Nabana bagakurikira bose siyo? Ariko nibura bane ba mbere mwababonye. Ariko liste y'Imana iracyandikwa. Nawe rero umuvandimwe haranira kuba mu ntwari zo kwizera. Amen. Ariko yanguza biyo ntwari zo muri liste y'intwari zo kwizera, ukwiye kuva kuri kwizera level 1, kwizera guhesha gakiza, ukava kuri level 2, kwizera kutubeshaho, kinjira rero kuri level ya 3, kwizera. Amen. Kutuma imirimo y'Imana itangaje ikoreka. Amen. Haleluya. Rero nituva muri ya pose gusenga, mwese agasengera imitwaro afite, turaza gukomeza ko ni isomo rirerire. Ariko zino munsi mwumvise ko Abrahamu yatsinze igitego. Amen. Igitangaza cyo kubona igisimbura umwana we cyabaye aruko yageze ku musozo w'ikigeragezo adatsinzwe. Igihe cyose utaragera ku musozo nagitangaza ubona. Benshi rero bagarukira hagati igitangaza bakakibura, bagatangira gutira ama conclusion atariyo. Ngo bikunda kuri bamwe nabwo ari bose. Oya, ibyo Imana ntabwo bihira bamwe. Ni wowe ntabwo wowe watahuye ukukwizera ko mu rwa 3 ko gukora ni inzira enkoni, naguzi ibigutegereje. Icya 3, icya 2 na mariske, ni gufata riske. Amen. Iyo adafatira ya riske ntabwo yari kwitwa uyu munsi sekuruza wabizera. Amen. Benshi rero mu bantu b'Imana babanje kwizera kubesha gukizwa, none bari mu kwizera kubabesha buri munsi, aho nibo bari. Ariko Imana irashaka ko muri iminsi mike isigaye mbere ko Yesu agaruka twe gutera intambwe tukagera muri level 3, tukizera kugira ngo Imana, imirimo y'Imana itangaje igaragarira abantu, bamenye ko Imana yacu ihambaye, ko tutizeye umugani, tutizeye Imana ikigwamana, twizeye Imana nzima. Ikindi mwamenye yuko icyo Imana yasabye Abrahamu n'icyo Imana zakanani isaba abazisenga, ibitambo byo koswa. Sibyo? Abrahamu yasabwe Isaka amutami igitambo cyo koswa. Nyuma mu twabanje kumva igitambo cyo koswa agitandukiye n'ibindi bitambo. Kuza wabyumvise? Hamwe n'ibintu rero urasengera byawe giti cyawe, usengere rero kugira ngo Imana igufashe. Amen. Ntuzarangiza urugendo rwo muri iyi si ugarukira mu ishuri rya 2 ryo kwizera. Kwizera kukubeshaho, kuguhesha umugati buri munsi, kuguhesha kumenya ko Imana iri bukuraze
ugatuma uramuka. Uko kwizera niko abantu niko barimo. Uzave muri iyi si wavuye wimutse ntusibire. Amen. Waravuye mu wa mbere, uri mu wa kabiri cyangwa mu wa gatatu. Wa gatatu niwe mu wa gatatu primaire. Ni wa gatatu mu mwuka. Iriya niyo kaminuza. Amen. Haleluya. Hariya niho bashakira PhD. Hanyuma ukava muri professor. Amen. Utarinze kubwira abantu ngo bemeze bakakwemera ko ari ikintu bashobora kukwigiraho mu by'ubwami bw'Imana, kubera yuko ntabwo ari amagambo.